buri gihe iyo bavuze imirire mibi igitekerezo gihita kiza mu mitwe ya benshi ni abantu miliyoni 800 bicwa n'inzara buri munsi kubera ko badafite amikoro yo kubona ibyo kurya. Muri aba miliyoni 800, miliyoni 156 ni abana bari munsi y'imyaka 5 bamaze guhura n'ikibazo cy'imikurire. Baragwingiye haba mu bwenge no mu gihagararo. Aba barashonje, ntabwo babona ibyo kurya bihagije kubera ko badafite amikoro, barya nk'abarwayi, ariko uko kurya nk'abarwayi birabarwaza. Gusa kenshi twibagirwa ko imirire mibi buri gihe idasobanura kurya ibidahagije. Ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ribara abana miliyoni 42 n'abantu bakuru miliyaridi 1 na miliyoni 900 bafite imirire mibi idaterwa no kubura ibiribwa bihagije, ahubwo ibyo bafite babirya nabi. Benshi muri aba bantu bakuru bona bafite umubyibuho ukabije kubera imirire mibi. Imirire mibi ishobora guterwa no kurya ibidahagije mu bwinshi, kurya byinshi cyane, kurya igituzuye no kurya ibitarimo cyangwa se birimo intungamubiri nke, cyangwa se bikaba byandujwe n'udukoko kubera umwanda. Imirire ituzuye ku mwana itera icyuho mu mubiri we. Niba umubiri ukeneye ibiwutera imbaraga, ibiwubaka n'ibiwurinda indwara, iyo uwuhaye ibiwutera imbaraga gusa ukawima ibiwurinda indwara n'ibiwubaka, ubwo birumvikana uwo mubiri ntabwo uzakura ndetse n'indwara zizawufata byoroshye. Ingingo igaragaza ko kurya indyo yuzuye bidashingiye ku mikoro gusa ni uko uyu munsi imirire mibi itareba ibihugu bikennye gusa. Uyu munsi umuntu umwe muri 3 mu isi afite ikibazo cy'imirire mibi. Ni ubwa mbere isi yose yisanze ihanganye n'ikibazo cy'imirire mibi. Ku isahane yawe cyangwa se y'umwana wawe uramutse ufiteho ibijumba cyangwa se ibirayi cyangwa se umuceri cyangwa se ibindi binyamasukari kamere, ubwo waba ufite ibitera imbaraga. Wongeyeho igi cyangwa inyama cyangwa se amafi cyangwa se soya n'ubunyobwa, ubwo waba wongeyeho ibyubaka umubiri. Ibyubaka umubiri nibyo bituma umuntu asitara, igisebe kikikiza. Umubiri ugira ubushobozi bwo kwiyubaka. Kuri iyi sahani uramutse wongeyeho ibinyamavuta cyane cyane nk'amavuta akomoka ku bimera yari dutekesha, ubwo ni ukuvuga ko waba wayatekesheje ibyo kurya, warangiza kuri iyo sahani ukongeraho ubwoko runaka bw'imbuto n'imboga kubera ko zibamo vitamine C, A, E na K. Ahangaho ukongeraho nka bimwe mu biribwa cyangwa se ibinyobwa birimo imyunyungugu nk'amata, amasaka, ibigori cyangwa se uburo, warangiza ukanywa amazi meza, icyo gihe waburiye cyangwa se ugabuye indyo yuzuye. Ibi biribwa byose tuvuze biraboneka bidatwaye amikoro menshi. Nk'ibikomoka ku matungo byo ibyinshi biba bikomoka ku matungo abantu benshi boroye. Kuba uyu munsi abana miliyoni 42 ku isi bafite imirire mibi bidaturutse ku mikoro make, bigaragaza ko imbogamizi ikomeye ituma habaho imirire mibi ku isi ishingiye ku bumenyi. Tegurira umwana wawe utarageza ku myaka 5 y'amavuko isahani iriho ibiribwa tumaze kuvuga kandi kenshi. Ibi byose nta kintu byaba bimaze igihe bitaba birimo isuku, yaba y'ibikoresho cyangwa se y'ibiribwa ubwabyo ndetse n'iyubitegura n'iyubitegurirwa. Buri munyarwanda aramutse afashe icyemezo cyo kubikora uko, ntabwo byatwara imyaka myinshi ngo ikibazo cy'imirire mibi kiveho mu Rwanda ndetse n'igwingira biri kumwe. Minisiteri y'Ubuzima inyuze mu kigo cyayo gishinzwe ubuzima RBC nivuga ibi. Naha dusoreje ikiganiro waruzi ko cy'uyu munsi. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. Waruzi ko ikiganiro cya Radio Rwanda